umuntu badakundana habe na gato. Turabizi neza ko Kasha na Peri ni abantu badahuza habe na rimwe. Ese ko bahuye biraza kurangira neza cyangwa birarangira nabi? Iki ni ikiganiro My Heart Analysis. Nshimiye buri muntu wese turi kumwe mu ikiganiro. Ikiganiro kigaruka kuri kese zabaye muri My Heart, ariko My Heart igasiga zidasobanutse. Nshimiye buri muntu wese turi kumwe mu ikiganiro, ni by'agaciro cyane. Ku bantu mukunda My Heart rero, uyu ni umurongo mugari wo gutanga ibitekerezo ku ngingo zose ziba zatanzwe ahangaha, maze mukagira uruhare mu kubaka My Heart yanyu kandi mwishimiye kandi mwifuza. Umuntu watanze ibitekerezo rero aba ari uw'agaciro cyane. Tumanze dushimire Daddy Kiramani cyangwa se Yannick, uba wemeye ko abafana duhuzwa n'ikiganiro cya My Heart Analysis, maze mukabasha gutanga ibitekerezo. Nshimire na buri muntu wese utanga ibitekerezo mu ikiganiro. Je nitwa Kingman, ikaze. Nanone tugaruke kuri kese y'uwo bita Dave ndetse na Sheri we, bamaze igihe bafite umuntu wabazonze. Uwo nguwo ni Bella. Dave nanone ntabwo arabwira Benita yuko Bella asigaye aba iwe mu rugo. Ese bizagenda ute igihe Benita azaja kwa Dave agasanga Bella aba mu rugo iwabo, mu rugo kwa Dave? Ese niye nama wagira Dave? Nuko yabibwira Benita cyangwa se nuko yamwihorera? Nese niye nama wagira Bella ukomeje kwivanga mu rukundo rwa Dave ndetse n'uwo bita Benita? Kese ya kabiri ni kese y'uwo bita Natasha ukomeje kwigarurira uwo bita Scott. Gusa icyo atazi ni uko Scott ari musaza we bavukana kuri se. None se iri banga rya se ko rigiye kuzatuma haba amahano, kandi Scott aba abizi ko Natasha ari mushiki we, kandi na se wa Scott arabizi ko n'uwo bita Natasha ari mushiki wa Scott. None bagiye kuzakora amahano aba bombi babizi. Ese niye nama wagira Scott ndetse na se babitse iri banga? Nuko babishira hanze cyangwa se nuko baba babyihoreye? Gira rero inama ugira abangaba. Nanone ahangaha reka tugaruke kuri kese idasanzwe yabaye muri My Heart. Muri My Heart twabonyemo kese y'umuntu bita Suzy ukomeje guhinduka. Gusa Suzy ntabwo twakwizera ko yapfuye guhinduka gutyo. Ese urakeka ari iyihe mpamvu yatumye Suzy ahinduka? Gusa Suzy ari guteganya gusaba imbabazi. Nyuma y'ibintu byose yakoreye Nyambo, agiye kumusaba imbabazi. Turabizi neza ko Suzy yagiye atuka Nyambo kenshi, agashaka no kumukubita, ndetse n'ibindi bibi yagiye agambirira nko kumutanya n'uwo bita Yannick. None se niyo nama wagira Nyambo? Ni uguhereza Suzy imbabazi cyangwa se ni ukuzimwima? Uri Nyambo aho ngaho wakora iki? Reka nizere ko turi kumwe mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Izo nizo kese twari twateguye ku bantu mwatanze ibitekerezo, mugiye kubitanga. Muraba agaciro cyane. Tuzongere duhure. Nitwa Kingman. Murakoze cyane.